Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 3. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu? Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka? Cyangwa se ni uko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo? Mwatangiye iby'umwuka, none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa? Niba yari iy'ubusa koko, mbese ibaha umwuka, igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa n'uko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa n'uko mwumvise mukizera? Nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye, bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugiye no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kuntu ko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu. Isezerano naho ryaba iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti n'urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe, ari we Kristo. Ibyo mvuze ni ibi: nuko isezerano ry'Imana yasezeranije mbere, ritakuweho n'amategeko, yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. Kuko iyo umurage uva mu mategeko, waba utakivuye mu byasezeranijwe. Ariko dore Imana yahaye Aburahamu iwumusezeranije. None se amategeko yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira, urwo byasezeranijwe. Kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayahe abantu. Icyakora uwo muhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Mbese ubwo bibaye bityo, amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho. Kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera
kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza, ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Mwese muri abana b'Imana, mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Kuko mwese ababatirijwe muri Kristo, muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranyijwe.